Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunze ikiganiro ineza kinyura kuri Danis TV mugezweho nanjye Ndahiro Clementine. Mu by'ukuri uyu munsi tugiye kuganira ku mabara. Amabara afite uruhare rukomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi, haba mu muco, mu mitekerereze, mu myemerere no mu buryo tubona ku isi. Ibidukikije, ibara ry'icyatsi kibisi ni rimwe mu mabara agaragara cyane mu bidukikije byacu kandi rifite ubusobanuro bwimbitse mu rwego rw'amarangamutima n'umuco. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bwagutse kurebera icyo risobanura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibara ry'icyatsi kibisi rikunze guhuzwa cyane n'ibidukikije. Iyo turebye ibiti, ibyatsi, amashyamba, imyaka yose bigaragaramo icyatsi kibisi nk'ikirango cy'ubuzima. Niyo mpamvu akenshi rihuzwa n'ubuzima bushya, gukura no kongera kubaho. Iyo umuntu abonye icyatsi kibisi mu bitekerezo bye bahita habamo ituze, icyizere, kuko riba rimwibutsa ko ubuzima bukomeje kandi ko ikikije bikiri bizima. Bakundwa, mu mitekerereze y'abantu icyatsi kibisi gifatwa nk'ikirango cy'ituze, amahoro. Abahanga mu bijyanye n'amabara bavuga ko kureba ibara ry'icyatsi kibisi bifasha ubwonko kuruhuka, bikagabanya stress no gutuma umuntu yiyumva atuje. Niyo mpamvu usanga mu bitaro bimwe na bimwe, amashuri cyangwa ibitaro bakoresha icyatsi kibisi cyangwa amabara hafi ya yose kugira ngo bifashe abantu kuruhuka no gutekereza neza. Ibi bigaragaza ko atari ibara gusa, ahubwo rifite ingaruka mu mitekerereze yacu. Bakundwa, mu muco wa bamwe icyatsi gifite ibisobanuro bitandukanye bitewe n'ahantu n'imigenzo. Hari aho rifatwa nk'ikimenyetso cy'iterambere n'uburumbuke, cyane cyane mu bihugu by'abahinzi, ari inkingi y'ubukungu. Iyo imyaka y'umuhinzi itoshye iba yambaye icyatsi kibisi, bikamugaragariza ko umusaruro ari mwiza. Niyo mpamvu icyatsi gikunze guhuzwa n'amafaranga, iterambere n'amahirwe mashya mu buzima. Nanone bakunzi, icyatsi gifite isano n'icyizere. Iyo umuntu afite ibihe bikomeye, kubona icyatsi cyangwa kubwirwa ku bidukikije bitoshye bishobora kumuha icyizere nk'uko ejo hazaza hashobora kuba heza. Ni ibara rifasha abantu kutumva ko ibintu byarangiye, ahubwo rikabibutsa ko bafite amahirwe mashya ashobora kuza. Nshuti zanjye, mu myemerere n'amadini amwe n'amwe, icyatsi gifatwa nk'ikimenyetso cy'ubugingo buhoraho n'umutekano w'umutima. Hari n'aho rihuzwa n'ijuru, amahoro, umutuzo w'imbere mu mutima w'umuntu. Ibi bituma bifatwa nk'ibara ryiza rihumuriza abantu mu bihe by'agahinda cyangwa ibibazo. Icyatsi kandi rifite uruhare mu myambarire no mu mideli. Abantu benshi bararikunda kuko ritanga isura y'ubusanzwe ariko inoze, kandi rikaba rihuza n'amabara menshi atandukanye. Mu myambarire, icyatsi gishobora kugaragara ku muntu uzi kwiyitaho,
ukunda ibidukikije cyangwa ufite umutima utekanye. Rikoreshwa mu buryo butandukanye. Hari ibyatsi bibisi, kibengerana, icyatsi kijimye ndetse n'icyatsi kimeze nk'icy'inyanja. Buri kimwe gifite uko gitanga ubutumwa bwacyo. Mu rwego rw'ubucuruzi n'iyamamazabikorwa, icyatsi gikunze gukoreshwa mu kwerekana ibintu bifitanye isano n'ubuzima budukikije cyangwa amafaranga. Amabanki amwe n'amwe akoresha icyatsi kugira ngo agaragaze ubukungu, icyizere n'iterambere. Ibigo byita ku bidukikije nabyo bikoresha icyatsi nk'ikimenyetso cy'uko birengera kamere. Ariko nanone nk'uko buri bara rigira impande nyinshi, icyatsi nacyo gishobora kugira ubusobanuro butandukanye bitewe n'umuco cyangwa n'uko hakoreshwa. Hari n'aho bishobora guhuzwa n'ishyari cyangwa ishyari rikabije, nubwo ibyo bidakunze kugaragara cyane mu busobanuro rusange. Ibi bigaragaza amabara atajya asobanukirwa kimwe mu bantu bose, ahubwo ashingira ku miterere y'aho umuntu aba ari cyo yize ku bijyanye n'umuco we. Iyo turebeye hamwe mu buzima bwa buri munsi, icyatsi kitwibutsa ibintu byinshi by'ingenzi: kwita ku bidukikije, kurengera amashyamba no kubungabunga ibidutuyeho. Kuko niba ibidukikije byangiritse, icyatsi nacyo kiragabanuka, bigatera ingaruka mbi mu buzima bw'abantu. Niyo mpamvu hari ubukangurambaga bwinshi bushishikariza abantu gutera ibiti no kongera ibidukikije kugira ngo icyatsi gikomeze kubaho nk'ikimenyetso. Mu gusoza, ibara ry'icyatsi kibisi si ibara risanzwe gusa, ahubwo ni ikimenyetso gikomeye cy'ubuzima, amahoro, icyizere n'iterambere. Bitwibutsa ko ubuzima bukomeje, ko hari amahirwe mashya buri munsi, kandi ko kamere iduha isomo rikomeye ry'uko dukwiriye kubungabunga isi dutuyeho. Iyo turebye icyatsi, tuba tureba ubuzima bwabwo mu ishusho yabwo nyakuri. Nabashimiye bakunzi ba Danis TV kuba mwakomeje kudukurikira mu gahunda mu kiganiro Ineza. Tuzakomeza kubagezaho ibiganiro bitandukanye bitanga ubumenyi kandi bidufasha mu buzima bwa buri munsi. Shalom.